Hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwiga mu buzima, ariko kimwe mu by'ingenzi ni ukumenya ibyo ugomba kuvuga, ibyo ugomba guhisha n'igihe ugomba guceceka. Hari abantu bagira ikibazo cyo kuvuga buri kintu cyose batekereza, buri gahunda bafite, buri marangamutima bafite, ndetse bakagerageza no gusobanura buri muntu uwo ari we wese. Ariko uko ugenda ukura mu bitekerezo, utangira gusobanukirwa ko ubwenge atari ukumenya kuvuga gusa, ni no kumenya igihe cyo guceceka. Reka turebe ingingo zigera mu 8 zishobora kugufasha kubaho ufite ubwenge n'ubwitonzi. Mbese muri makeya, dore uko abanyabwenge babaho, dore uko abanyabwenge bakora, n'uko bitwara mu buzima bwabo. Ingingo ya mbere iravuga ngo ntukavuge gahunda zawe mbere y'uko uzishyira mu bikorwa. Reka dutangire kuri iki kintu cy'ingenzi. Iyo ufite gahunda ikomeye ushaka kugeraho, si ngombwa ko buri muntu amenya ibyo ugiye gukora. Urugero, niba ushaka gutangira bizinesi, kwiga ikintu gishya, gushaka akazi cyangwa gukora umushinga runaka, ushobora kubanza gukora aho kugira ngo uvuge cyane kurenza ibindi. Kuko iyo ubwiye abantu benshi gahunda yawe, ushobora guhura n'ibitekerezo byinshi. Umwe akakubwira ko bidashoboka, undi akaguca intege, undi akakubwira ibibazo ushobora guhuriramo nabyo. Ariko ikigaragara aha ngaha ni uko ari abantu baba batandukanye. Ibyo bitekerezo bishobora kukuyobya ugacika intege, gahunda zose wari ufite zikadindira. Kandi hari ikindi kintu gishimishije, rimwe na rimwe iyo tubwiye abantu gahunda zacu, tubona ibyishimo byo kuvuga ko tugiye kubigeraho, tukumva nk'aho hari icyo tumaze gukora cyangwa tumaze kugeraho. Ariko hari itandukaniro hagati yo kuvuga mbese nzabikora no kuba warabikoze. Harimo itandukaniro rikomeye cyane. Niyo mpamvu ushobora gutangira gukora bucece, ugakora bucece gahoro gahoro ntawe ubwiye. Mbese ntibisobanuye ko ugomba guhisha buri kintu kuri buri muntu, bisobanuye gusa ko atari buri gahunda yawe yose ikeneye audience. Reka ibikorwa byawe bivuge aho amagambo menshi yabasha kuvuga. 2, twigire kuri 2. Ntukagaragaze intege nke zawe kuri buri muntu. Kugira intege nke ni ibintu bisanzwe mu muntu. Twese hari n'ibyo tutazi, ibyo dutinya cyangwa aho tutari hakomeye. Ariko ikibazo ni uko abantu bose utabwiye intege nke zawe baba bafite umutima wo kugufasha. Tekereza umuntu ukubwira ikibazo cye gikomeye cyane, wowe ukamubwira icyakubabaza cyane, ibyo utinya, naho uri vulnerable cyane. Ariko ikibazo ni uko abantu bose utabwiye intege nke zawe baba bafite umutima wo kugufasha. Tekereza umuntu ukubwira ikibazo cye gikomeye cyane, wowe ukamubwira icyakubabaje cyane, ibyo utinya, naho uri vulnerable cyane. Niba uwo muntu atari uwo kwizera, ibyo wamubwiye bishobora kuzakoreshwa akakwibasira. Niyo mpamvu kuba umuntu mwiza bitandukanye no kubwira buri wese ibintu byawe bwite. Menya uwo wizera, menya uwo ushobora kuganira nawe, kandi menya ibyo ugomba kugumana nawe. 3 rero, ntukagaragaze amarangamutima yawe yose ako kanya. Hari igihe umuntu akubwiye ikintu kigahita kikurakaza, ukumva ushaka guhita umusubiza. Ariko umuntu w'umunyabwenge arabanza agahumeka, agatekereza, abitekerezaho. Urugero, umuntu niba akubwiye amagambo akubabaje imbere y'abandi bantu, ushobora guhita urakara ukamusubiza nabi, kandi sibyo. Nyuma y'iminota 30 ukaza kwicuza uti iyo nza kuba nacecetse sinari kuvuga biriya. Ibyo nibyo, amarangamutima ashobora kuba menshi, nibyo birashoboka, ariko ntabwo buri marangamutima akeneye guhita ahinduka amagambo. Iyo urakaye, banza utegereze. Iyo wishimye cyane, nabwo ntugafate buri cyemezo ako kanya. Iyo ubabaye, banza utuze. Kumva amarangamutima si ikibazo
si ikibazo rwose gikomeye, ahubwo ikibazo ni ukuba amarangamutima yawe yakuyobora agafata ibyemezo mu buzima bwawe. Si byiza, banza ubitekerezeho, ubitekereze neza. Amarangamutima ntabwo akwiye kuyobora ubuzima bwawe. Noneho ntukirwaneho ngo buri wese yemere ko uri umuntu ukomeye imbere y'abandi. Si ngombwa kwirwanaho, si ngombwa kwivugira. Iri ni isomo rikomeye. Hari igihe abantu bamara ubuzima bwabo bashaka kwereka abandi ko bakomeye, ndi igikomerezwa, ntawamvuga. Umuntu akavuga ati njye ntabwo ntsindwa, sintsindwa na gato, ntawantsinda, njye ndakomeye rega burya, ninde wamvuga, njye ndabizi, nta kintu ntazi, ndasobanutse, njye mfite amafaranga. Ukivuga, ukitaka. Ariko umuntu ufite icyizere nyacyo ntabwo aba akeneye kubyemeza kuri buri muntu. Si ngombwa kwemeza umuntu, ntabwo ari byiza. Tekereza umuntu ukora akazi neza ariko akaba atajya ahagarara imbere y'abantu avuga ati urebe uko ndi umuhanga, ndakomeye. Ibikorwa bye biramuvugira. Iyo umuntu aguhaye agaciro ntukeneye kumuhatira kukaguha. Iyo umuntu atakwemera ntabwo agomba kumara amasaha menshi umwemeza uwo uriwe. Oya, sibyo. Agaciro kawe ntikagomba guterwa n'uko buri muntu akubona. Oya, si ngombwa ngo bagushimagize, bagushyire mu kirere, bavuga ati ni igikomerezwa. Oya, sibyo. Oya, ahubwo reka dukurikize izi nama z'abanyabwenge. Inama ya 5 y'abanyabwenge iravuga ngo ntukavuge buri kintu cyose uzi. Kuba uzi ikintu ntibisobanuye ko ugomba guhita ukivuga ako kanya. Hari abantu bumva ko iyo batavuze ibyo bazi baba babuze icyo berekana, baba basebye imbere y'abantu. Ariko ubwenge ntabwo ari uko bukora. Ubwenge nyabwo ni ukumenya igihe ubumenyi bwawe bukenewe. Urugero, uri mu biganiro n'abantu bavuga ikintu wowe uzi neza ko atari cyo, ushobora guhita ubahagarika uti muribeshye, njye ndabizi. Ariko ushobora no kubanza kumva, ugategereza ukumva uko bakivuga. Ahari ntabwo ikibazo ari ukumenya ukuri gusa. Ikibazo ni ukumenya uko igihe ukuri kugomba kuvuga. Kandi hari n'ibyo wamenye mu buzima bwawe utagomba kujya ubwira buri muntu uwo ari we wese. Ubwenge si ukugira amagambo menshi, ni ukugira amagambo afite agaciro. Afite agaciro kurenza ibindi bintu byose. Abandi banyabwenge, ntugatakaze umwanya usobanurira abantu badashaka kukumva. Iyo ni ingingo ya 6 yerekana uko abanyabwenge babaho, uko abanyabwenge bakora. Iki kintu gishobora kugukiza umunaniro mwinshi. Hari abantu bashaka kumva ukuri, hari n'abandi bashaka gusa ko wemera ibyo batekereza. Niba umuntu yamaze gufata umwanzuro kuri wowe kandi adashaka kumva ubusobanuro bwawe, ushobora kumara umunsi wose usobanura ntacyo bihindutseho. Urugero, umuntu akumva ko umukoshereje, ukamusobanurira akanga kumva, akongera ukamusobanurira nanone akongera akanga kumva. Aha niho ugomba kumenya kuvuga uti nagusobanuriye uko ibintu bimeze, icyo uhitamo kubitekerezaho ni icyawe, ni uburenganzira bwawe. Ntugomba gutsinda buri mpaka. Oya, ntukumve ko ugomba gutsinda muri buri byose. Ntugomba no gusobanura buri muntu wese ngo abyumve. Kandi cyane cyane ntugomba no guhatira umuntu kukumva rega. Ibyo si byo rwose. Iyi ngingo isoreje hano, ariko ikiriho, abanyabwenge burya baba bafite byinshi batekereza kurenza ibyo bavuga. Twigire kuri iyi ngingo ya 7 ivuga uko abanyabwenge bakwiye kubaho n'uburyo babaho. Tugomba kubigiraho. Ntukemere ko abantu bose ko bamenya ibyo wifuza cyane. Ibyifuzo byawe ntabwo bakwiye kubimenya. Ibyifuzo byawe
bya kure, ni ibintu by'agaciro kawe, ntabwo ari iby'abandi. Niba hari ikintu wifuza cyane kugeraho, ntabwo ari buri muntu ugomba kukimenya uwo ari we wese ko unagishaka. Impamvu ugishaka izo arizo n'intambwe zose uteganya gutera kugira ngo ukigereho. Urugero, niba ufite intego y'imari, umushinga mbese, cyangwa amasomo n'ikindi kintu cyose ushaka kugeraho mu buzima bwawe, hitamo abantu bake bashobora kugufasha cyangwa kugufasha gutekereza neza, kuko iyo wagiye ubwira buri wese ibyo wifuza, ushobora gutangira kugereranya ubuzima bwawe n'ibitekerezo by'abandi, kandi ntibikwiye. Umwe ati ibyo ntibizakunda, undi ati njyewe nabigerageje biranga rega, undi ati kuki ushaka ibyo, kuki wahisemo ibyo ngibyo, ni iyihe mpamvu? Nyuma ugatangira gushidikanya kuri buri gahunda yawe. Ntugire resistance. Rimwe na rimwe kurinda inzozi zawe ni ukubanza kuzikorera mu mutuzo kugeza igihe ibikorwa bitangiye kuzivugira kurenza amagambo. Abanyabwenge uko babaho. Mu ngingo ya 8, menya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Kuri njye rwose iyi ngingo irakomeye kurusha n'izindi, kuko hari igihe ijambo rimwe rishobora gukemura ikibazo, ariko hari n'igihe ijambo rimwe rishobora kukwinjiza mu bibazo. Tekereza uri mu mpaka n'umuntu mwese murakaye. Ushobora kuvuga ibintu byinshi, ariko ushobora no kuvuga uti reka tubanze dutuze, tuzabiganireho nyuma. Ibyo ntabwo ari ubunebwe, ni ikinyabupfura. Hari igihe ugomba kuvuga kugira ngo wirengere, yego. Hari igihe ugomba kuvuga ukuri, hari n'igihe ugomba gusaba imbabazi, hari igihe ugomba kuvuga icyo utekereza, ariko hari n'igihe cyo guceceka ari cyo gisubizo kiruta amagambo menshi. Niyo mpamvu umuntu w'umunyabwenge atabaza gusa ati nshobora kuvuga iki, ahubwo arabaza ati ese ubu ni igihe cyo kuvuga? Kandi rimwe na rimwe igisubizo kiba ari oya, reka nceceke. Muri uyu musozo wacu rero, ubwenge ntabwo buri mu kuba umuntu uzi ibintu byinshi, azi ibyo bintu byinshi gusa, buri no mu kumenya icyo ugomba kuvuga, uwo ugomba kukibwira, igihe ugomba kukivugira n'igihe ugomba guceceka. Ntukavuge gahunda zawe zose, ntukagaragaze intege zawe kuri buri muntu, ntukemere ko amarangamutima yawe akuyobora buri gihe, ntugaharanire ko buri wese akubona nk'umuntu ukomeye, ntukavuge buri kintu cyose uzi, ntugasobanurire abantu badashaka kukumva. Rinda ibyo wifuza kugeraho, kandi hejuru y'ibyo byose menya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, kuko rimwe na rimwe ubuzima ntibukenera ko wongera amagambo, bukenera ko wongera ubwenge bwo guhitamo amagambo uvuga ya buri munsi. Bityo rero iyi ntego nubasha kuyigeraho, uzaba nka ba banyabwenge uko babaho mu buryo bwiza cyane, bakabanza gutekereza buri kintu icyo ari cyo cyose. Nawe rero icyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza, kugira ngo ubashe kukigeraho. Nubigeraho uzaba uri umuntu w'indashyikirwa, uzaba uri umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.